mwese mwari muzi ko amaze kunyishyurira indirimbo 3 zose. Jimmy Muyumbu yagize uruhare rukomeye cyane mu gushyigikira umuziki wanjye. Aya ni amagambo Kevin Kade yivugiye ubwo yari amaze gusohora indirimbo Nyanja. Nibyo koko, Umuhanzi Ngabo Richard wamamaye nka Kevin Kade yatangaje ko mubyara we Muyumbu Ntare Jimmy ari mu bashyigikiye cyane mu rugendo rwe rw'umuziki, aho amaze gushora imari mu ndirimbo ze 3. Ni ibintu uyu muhanzi afata nk'intambwe ikomeye nk'umuhanzi wigenga, kuko bimworohera gukora ibikorwa bihuje n'intego ndetse n'intekerezo ze. Ibi Kevin Kade yabitangaje nyuma yo gushyira hanze amashusho y'indirimbo ye Nyanja yasohotse ku mugoroba wo kuwa gatanu tariki ya 27 Kanama 2025. Njyewe nitwa Master Yubu, dukandire subscribe, ukandire like, wandike na comment. Mu kiganiro yagiranye na Inyarwanda, Kevin Kade yavuze ko Jimmy Muyumbu uzwi nk'umwe mu bashyigikiye bikomeye abahanzi barimo The Ben ari we wishyuye amafaranga yose y'ikorwa ry'indirimbo guhera ku gikorwa cy'amajwi kugeza ku gikorwa cy'amashusho. Kevin Kade ubwe yivugiye ati Jimmy Muyumbu si umujyanama, ahubwo ni umuvandimwe ufite urukundo rw'umuziki nyarwanda. Nubwo uyu mubyara we yamaze kumufasha mu ndirimbo nyinshi, Kevin Kade yavuze ko nta gitekerezo gihari cyo kuba yakorana nk'umujyanama cyangwa se umuhanzi. Ati ntago ari byo akora nk'umwuga, ibi ni ibintu byo gufasha nk'uko yafasha n'undi uwo ari we wese. Ntabwo ndabimusaba kandi ntabwo nkeka ko ari byo agamije. Icyo akora ni urukundo rw'umuziki nyarwanda kandi afasha benshi batariye gusa. Nagiriwe amahirwe yo kuba yaramfashije no kuri iyi ndirimbo yanjye Nyanja. Kevin Kade yongeyeho ko Muyumbu ari umuntu usanzwe ariko ufite umutima n'ubushobozi bwihariye, avuga ati Muyumbu ni umuntu usanzwe ariko ufite umufuka uremereye, ni umuntu ufite umutima udasanzwe kuko yagize uruhare runini cyane mu rugendo rwanjye rw'umuziki nyarwanda. Ni umuntu ukomeye kuri njyewe. Uyu muhanzi yibukije ko Jimmy Muyumbu yamufashije kuva ku ndirimbo nka Munda ndetse akomeza no kumushyigikira mu ndirimbo nka Sikosa yakoranye na The Ben ndetse na Element, ndetse yongeye kumugoboka no mu ndirimbo ye nshyashya iri guca ibintu hano hanze yise Nyanja. Iyi ndirimbo Nyanja yayandikiye kandi ayikorera mu rugo rwa Muyumbu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yungamo ati ari kumwe na Element. Jimmy ni umwe mu batwakiriye neza, adufata nk'abe, aduha umugisha, aradufasha. Ntabwo abikora nk'umwuga, ahubwo abikora bitewe n'urukundo afitiye umuziki nyarwanda. Amashusho y'iyi ndirimbo yafatiwe mu mujyi wa Arizona muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kevin Kade yasobanuye ko umukobwa Afrere ugaragara muri ayo mashusho asanzwe atuye mu mujyi wa Maine. Ati twahuriye ku rubyiniro mu bitaramo bya Rwanda Convention USA. Naramusabye ko twakorana muri iyi ndirimbo, arabyishimira, arabikunda. Yaje muri Arizona kugira ngo dukorane iyi video. Kevin Kade n'ibyishimo byinshi kubera ko uyu mukobwa byibura yemeye gukorana nawe muri iyi ndirimbo. Kevin Kade yavuze ko mu myaka 2 ishize yose yahisemo gushyira imbere gukorana indirimbo adahuje n'abandi bahanzi, ariko uyu mwaka yahisemo kwisanzura. Ati ntabwo nkora ibintu kugira ngo abantu bambone, nkora ibintu kuko ari cyo gihe cya nyacyo. Nari imaze igihe nitegura, nkora indirimbo nyinshi, hari ubwo ndi umuhanzi anyitabaza tugakorana, ariko uyu mwaka nahisemo gusohora indirimbo zanjye gusa, ntacyo nteganya gukora muri korabo. Iyi ndirimbo Nyanja iri guca ibintu ahantu hose, iyi ndirimbo yazegereje abantu bose. Iyi ndirimbo ikunzwe yanditswe na Junior Rumaga afatanyije na Billy Ruzima, Element ndetse na Inos washinze Inos Entertainment. Mu bagize uruhare mu kubona hafatiwe amashusho harimo umunyamakuru akaba n'umushyushyarugamba Alisudi ndetse na Shema Manzi. Kevin Kade ubwe yemeza ko mubyara we Jimmy Muyumbu ari we wishyuye amafaranga yose y'ikorwa ry'indirimbo ye Nyanja. Gusa yongeraho avuga ati nubwo yamufashije mu ndirimbo 3 zose, Kevin Kade asobanura ko Jimmy Muyumbu atari umujyanama we, ahubwo ari umuvandimwe ufitiye urukundo umuziki nyarwanda. Bityo Kevin Kade yahishuye ko indirimbo ye Nyanja yayandikiye kandi ayikorera aba mu rugo rwa Jimmy Muyumbu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho yari ari kumwe na Element ndetse na The Ben. Uyu niwe mukobwa witwa Eliot Benerugaba uzwi ku kazina ka Afrere wagaragaye mu mashusho y'indirimbo Nyanja ya Kevin Kade. Nyanja, mazi ya Nyanja, iyi ndirimbo irimo irasaza benshi muri iyi minsi.
bose bayishimiye, indirimbo yakunzwe cyane. Dukanire subscribe, usharinga iyi video, wandike comment, turabakunda cyane.